kuguza umuntu amafaranga warangiza sha wanamuhamagara akagukupa. Mama we mbaza iki? we ugize karyamyenda ahantu buba azagufatira. Namaze kwishinganisha nzagukuramo umwuka. Ase David ntago wambwira hano kira cyane ngo ni Fabrice kiri. Fabrice yagukoreye kiranuro. Iwaze kuguza umuntu amafaranga warangiza sha wanamuhamagara akagukupa. Mama we uriya mwana ko mbona ari igisambo ruhabwa. Kunyura n'umusozi yifunda. Sha wajya kukinira iwabo. Ngiye kuyamurekera ariko aho tuzaho azahita haga umuntu pe. Imana nibizi gusa. Nawe koko urukumbaza iki? we ugize karyamyenda ahantu buba azagufatira. Shit, not good. Shana n'amafaranga y'inzana mu we yateka iweri gashe nta kintu byamumarije. Uko ridashira. Nari umwende w'inkubatu cyo kizamera. Have Fabrice sha nakubonye. Ko ntacyo wantwara se ko turi mu gihugu cy'amahoro. Nta kintu wantwarana n'ubu. Icyo utazi nuko namaze kwishinganisha nzagukuramo umwuka. Harya sha waravuze uti neza neza ntago uzanyishyura. Amafaranga yawe rwose nta nayo nzaguha. Wantwara iki se wowe? Nta kintu wantwara. Nuko mbwiye. Nta kiza nko kwambura akagaho kagufi rwose. Ideni ryawe ryari riryoshye. Nego nabyemera. Uranda ryiyishyuye. Nanzongera gukina n'utugabo tugufi pe.